noneho abapfobya jenoside yakorewe abatutsi bagashaka no kugoreka amateka bakunze kubeshya urubyiruko ko ngiyo uhora wibuka ngo ni inzigo. Donc harabifata nkaho ari ubwo nabyita ko mubwo n'ibyaha nyine byo kugoreka bahita bavuga ngo kuki se wakwirinda icyo utamenye. Yego, ni byiza ko aya mateka yacu tuyacukumbura yose tukayamenya, tuyacukumbura yose tukayamenya, tukayakira. Inkomoko yayo ni iyihe, yakozwe ate, byakozwe bite, ni izihe ngaruka byadukururiye. Yego, ibyo byose iyo tubimenye ni ukuvuga ngo biduha n'uburyo bwo kubyirinda. Iyo utamenya ikintu nta buryo wakirinda. Yego, kandi amateka yacu mu by'ukuri dukwiye kuyavuga uko ari. Buriya hari indirimbo nigeze kuririmba, umuntu umukwe yahungiye kwa sebukwe, sebukwe aramwica, yica umukwe we. Noneho hashize igihe abana baza kunshaka, kuko babana urumva babana umuntu na sebukwe, abana wa mukwe we n'abuzukuru be, wa sebukwe nawe afite abandi na ba se, urumva bose bahuye umuryango umwe. None bose bagasanga sogokuru yarishe, data papa yarapfuye, uyu ni se wabo, none baza gusanga bose ni umuryango umwe, byose cya kintu kikabakoraho, kigahora kiba bari hagati yabo. Baranje baza kuvuga ati watubariye, ati bakuraho kariya kantu ubisibo bikureho, ntuvuge ko icyo kintu kiratubangamiye. Noneho ayo mateka donc urashaka ndangije ndabije ntabwo ibyo navuze se sibyo nibyo. Nunze kuki tubi niba ari byo kuki mushaka kubihisha? Nimwe se mwenyine byabaye n'ahandi hose byarabaye, n'ibintu byose birahari. Wibuka ntabwo ari inzi amateka rwose ntidukureho, ntitwongere, ntidukureho, tuyavuge uko ari. Nicyo kintu kizadufasha mu gukomeza kubaka iki gihugu kizira jenoside yakorewe abatutsi, kizira urwango, kizira amacakubiri. Ni ukuvugisha ukuri ku mateka.